tuvuye mu murima tugeze ahantu ku muhanda, numva ikintu kigeze gutya ngo pa! Ni umukecuru akandagiye ikimwuka byarana. Wumvaga kigize nk'iki? Nk'uko wakumva nyine urukwi rwumye ruvunika. Cyagira ngo pa! Turi. Ubwo ndahagarara nkebutse nje kureba icyo akandagiye, nsanga afashe itako ry'iburyo, ati mfatira Melania we, ati mfatira igufa riravunitse. Narahindukiye twa dushyimbo nari nikoreye ndutura hasi, ndaza naramufashe mpita muryamishiriza iburyo, nsanga ikibero cyacitsemo kabiri. Burundu igufa ryo mu ivi rye ryazamutse rijomba mu nyama y'ikibero ahagana haruguru, mu kibero mu nyonga y'itako. Udusobanurire uko biri ijana ku ijana, uko byagenze ijana ku ijana. Hari imirimo mibi ab'isi bajya bakora yo kuroga abandi. Umuntu yanzindutse mu gitondo ari 11:00 za mu gitondo ndi mu gusohoka ngiye mu kazi, nsanga yicaye ku marembo y'iwanjye. Nsohoka ngenda ndamusuhuza, ndagenda, uko ngiye arankurikira agenda atoragura ubutaka bw'aho nkandagiye. Ubutaka yarabujyanye abujyanana n'icyatsi cy'umucaca, arabijyana uko yabigenje. Iyi ni inkuru y'umukecuru witwa Mukadani cyangwa se Maderena Mukadani ndetse n'undi mu nshuti ye bita Melania. Biravugwa yuko bavunywe igufa ry'ukuguru ahagana mu kibero rikavunika nta yindi mpanuka cyangwa se ikindi gikorwa kibayeho cy'imbaraga, ahubwo bakavuga yuko batewe n'umuntu wabaroze, icyo gikorwa akaba ari we watumye bavunika. Twaganiriye nabo byinshi mu buryo butandukanye ko byagenze, uraza gusobanukirwa byinshi ku mbaraga mbi cyangwa se z'amayobera zihishwe hirya no hino mutazi, ndetse muraza kumenya n'izindi mbaraga ziza cyangwa se nazo zikomeye zarwaniye cyangwa zigeragerezwa kuri aba bantu. Ngaho rero mwanya maze wumve byinshi bagira ngo batubwire, muraza kuba mubikurikirana. Rero turagira ngo tudatinze dutangire twumva uyu mukecuru ubuhamya bwiwe budasanzwe ndetse n'inkuru idasanzwe, kugira ngo agire icyo aterera hirya no hino kubibaza ku bushobozi ndetse n'imbaraga zidasanzwe z'umwijima ndetse n'iz'umucyo zabahuriyeho. Nyuma turaza kumenya imbaraga zabasha gutsinda, ariko hari byinshi bibazaga ngo ntibishoboka cyangwa ntibibaho. Uyu munsi wa none uraza kubyumva ku bw'aba bantu bombi. Rero gumana natwe. Turabona ko ari munsi y'urugo rwawe, utubwiye ko waruje kureba aho abana bari barakora, weho biragaragara yuko nta ntege ufite zo kuhakora, ariko turabona wagerageje urihangana urahagera. Noneho turagira ngo utwibwire icyo tuganira ni ku nkuru ya Madarena muhuriyeho, uko yavunitse n'uko nawe wavunitse. Utubwire n'impamvu, icyabiteye, nta guca ku ruhande, kugira ngo buri wese amenye uko byifashe. Icyo duharanira ni ugusigasira no kwerekana ko hari ubushobozi bw'Imana bukiriho kandi buriho, ndavuga imbaraga, kandi ndetse no kuba n'abandi batazi ko Satani akora kandi nabo babimenye ko bakora. Izo mbaraga zombi ni ikigaragara ko zabageregerejweho, ariko turaza kumenya uko byifashe ubu n'uko byagenze muri iyo minsi. Turagira ngo utangire twibwira tudatinze, nabwo uhita ujya mu nkuru nyayo nk'uko mwamaze kubyumva. Murakoze. Nitwa Mukantabana Melania. Ku itariki 8 z'ukwezi kwa kane 2024, twazindutse mu gitondo tujya guca inshuro njye n'uwo mukecuru. Witwa nde? Umukecuru witwa Madarena Mukadani. Tugeze mu muhanda haruguru ku nzu yiwe, duhura n'undi muntu w'umukecuru watambukaga, turamusuhuza turakomeza. Tugeze imbere gakeya, dukebutse dusanga ari gutoragura ubutaka bw'aho twakandagiye. Uriya Madarena, njye nayo ndi imbere ye, Madarena Mukadani aramubaza ati kuri gutoragura ibitaka uragira ngo ubigenze gute? Umukecuru nta kintu yadushubije, yatubwiye ngo ni imbagara atoragura. Umukecuru yarambwiye Madarena ati hagarara dusenge. Njyewe ngiye guca inshuro yo kurarira, umwana wanjye ataburara. Arahagarara arasenga, cyekwa naramwumviye nanjye ndahagarara ko twari mu nzira. Turagenda tugezeyo twakoreraga, twasaba ibishyimbo turabihura.
nuko igihe haciwe ibishyimbo aratubwira ati mutoragure biriya mubijyane bye gupfa ubusa. Turabitoragura dutashye hari ku isaha ya saa kumi, tuvuye mu murima tugeze ahantu ku muhanda, numva ikintu kigeze gutya ngo pa! Ni umukecuru akandagiye ikimwuka byarana. wumvaga kigize nk'iki? Nk'uko wakumva nyine urukwi rwumye ruvunika. Cyagira ngo pa! Turi. Ubwo ndahagarara nkebutse nje kureba icyo akandagiye, nsanga afashe itako ry'iburyo, ati mfatira Melania we, ati mfatira igufa riravunitse. Narahindukiye twa dushyimbo nari nikoreye ndutura hasi, ndaza naramufashe mpita muryamishiriza iburyo, nsanga ikibero cyacitsemo kabiri. Burundi igufa ryo mu ivi rye ryazamutse rijomba mu nyama y'ikibero ahagana haruguru, mu kibero mu nyonga y'itako. Ubwo kagicikamo kabiri kahise bizamuka birabushana, igufa rye mu kibero rica imbere, iryo mu ivi rica inyuma. Nibwo namuryamishaga nzamuka niruka ngaruka ku kiliziya nza guhuruza umubyeyi twari twagiye gukorera Noseni. Ndamuhamagara nti mubanguke Madarina arapfuye n'ubwoba bwinshi n'igihunga. Yahise aza nkurikiye, ahageze asanga nasize mworoshe igitenge, arebye asanga ikibero kimaze kugira nk'ibiro 10. Turatangira rero atwibwira bakwita nde? Tubanze dusenge Imana. Imana nziza, Imana ishobora byose, Imana ifite byose mu kuboko kwayo. Turagushimye cyane kandi turaguhimbaje. Bene data bari kutwumva ahantu turi impande n'impande, dushimye Imana cyane yuko ari umukozi w'umuhanga. Imana nishimwe cyane. Hari ibyo yakoze bikomeye cyane, yaraturinze twese ari abanyumva n'abatanyumva, ariko dushimye Imana yuko ishobora byose kandi nta kijya kiyinanira. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Natwe turi hano imbere yanyu n'imbere y'Imana ishobora byose, twifuje kubashyitsaho ubuhamya bwacu dukurikije ibihe bibi twahuye nabyo. Imana yacu ntihabwe icyubahiro rero kuko igiye kudushoboza kandi idukomereza amaboko, inadusobanure dusobanukirwe. Imana yacu nishimwe cyane. Murakoze. Nitwa Madarina Mukadani, umubyeyi Imana yagiriye ubuntu, inkorera imirimo n'ibitangaza bikomeye cyane. Nanjye niyo nshimira Imana ishobora byose. Ndi gutya imbere yanyu ndabaha ku buhamya bw'ibitangaza by'Imana, ariko haranyuzemo imbaraga z'umwanzi Satani n'ibigeragezo byiwe. Nari mu mirimo y'amaboko ishoboka, ngendagenda hamwe n'abandi, ngiye kumva numva igufa ry'akaguru rirasohotse mu mubiri, ntakamvuga ngo nibamfate igufa rirasohotse. Abantu babihindura ko ari inzenya, ariko ryanasohotse nyine. Rikimara gusohoka namanukiye hasi ndaryama, bazana ambulance niyo yankuye aho hantu maze kuvunika, igufa ryatandukanye ryanasobanye. Mu mbaraga z'Imana rero mbona ngeze kwa muganga. Aho ngeze kuri hopitali y'iwacu, babona yuko bidashoboka, nta kintu bashobora kunkorera, banjyana ku bitaro bikuru by'amagufa. Nahabaye amezi 3 yose ndwaye meze ukundi kuntu, ariko mu mbaraga z'Imana bavugaga yuko ngomba gucika akaguru, ariko mu mbaraga z'Imana ntabwo byabaye bigishobotse. Imana yakoze ibyo ishaka kandi ikora ibishoboka byose. Ubu ndahagaze mpagarariye ku maguru yanjye yombi, ntako bakuyeho. Satani we yifuzaga kunkuraho, ariko Imana ntabwo yabyemeye. Mu mbaraga zayo n'uyu munsi niho mpagaze. Ndabaha ku buhamya rero bw'uko Imana ni umugabo ukomeye kandi ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Muntu wese wumva uri kunyumva, wizera Imana irashoboye, wizera Imana irakomeye, wizera Imana mu kibazo ufite icyo ari cyo cyose, mu mubabaro wawe, mu gahinda kawe, mu bigukomereye byose,
byereka Imana yo mu ijuru kuko ishobora byose nta cyayinaniye. Mu buzima mpagazemo n'ubundi barabibereka, n'inzira naciyemo n'uburwayi nahuye nabwo bw'icyo gihe, ni Imana yabikoze kuba mpagaze kuri uyu munsi. Imana yacu ni ishimwe kandi ntihabwe icyubahiro. Amen. None utubwiye yuko wavunitse cyangwa se wacitsemwo igufwa ry'ahagana mu kibero. Ku bareba iyi foto neza barabibona, n'ubundi biragaragara, n'amazina yiwe ni Maderena Mukadani. Murabona igufa hano uko ryifashe, uko ryacitsemo, igishushanyo cyo muri sikaneri kirabigaragaza. Noneho turagira ngo utubwiye yuko ambilansi yagukuye mu muhanda hagati, bishatse kuvuga ngo aho hantu igufa ryavunikiye cyangwa aho wavunikiye yari ahantu haringaniye cyangwa mbega duhishushe ukuntu wari umeze kugira ngo uvunike ako kanya? Nari mpagaze ku ruhande rwa rigore ahagana haruguru, nshingura akaguru mvuga ngo ndi mu gutaha, noneho numvise igufa ryasohotse, rimwe rimanukira hepfo mu ivi, irindi rizamukira mu kibero, akaguru karikuba, ikirenge gifata mu ntege y'akandi kaguru. None sasa rero turagira ngo utubwire, mu kuva mu nzu ujya mu rugo wagiye nta kibazo na kimwe ufite, urakeka ko iryo vunika ryawe ryaba ryaratewe n'iki, kuziye mpamvu? Byatewe na Satani wantumyeho intumwa ze. Mu buhe buryo? Nibwo dushaka udusobanurire uko biri 100%, uko byagenze 100%. Hari imirimo mibi ab'isi bajya bakora yo kuroga abandi. Umuntu yanzindutse mu gitondo ari 11:00 za mu gitondo, ndi mu gusohoka ngiye mu kazi, nsanga yicaye ku marembo y'iwanjye. Nsohoka ngenda, ndamusuhuza, ndagenda, uko ngiye arankurikira, agenda atoragura ubutaka bw'aho nkandagiye. Ubutaka yarabujyanye, abujyanana n'icyatsi cy'umucaca, arabijyana. Uko yabigenje sinkuzi. Ubwo uwo munsi niriwe ndi mu gukora, ndi muzima nta kibazo. 11:00 za nimugoroba nibwo natashye, ngiye gutaha ngo njye imuhira, nshinguye akaguru numva igufa ryasohotse. Nuko byagenze kuri jyewe. Hanyuma hari icyo nibaza, nyuma y'uko usanze umuntu yicaye hafi y'urugo rwawe, ni ibidasanzwe wenda hari se, ariko se noneho kubona arimo gutora ibyo bitaka by'aho ukandagiye, wabitekerejeho iki? Ese wowe ntabwo wagize impungenge ngo ube wagira icyo umubaza? Kugira icyo mubaza mu buzima rero, ibyo ngibyo nari ntarabibonaho, sinari nzi yuko binabaho. Nagiye kubona mbonye atoye ubwa gatatu, ndamuhindukirana ndamubaza ngo ibyo utoragura inyuma yanjye aho watoraguriye ni ibiki watoraguye? Ibyo uri gutora urabigira ute? Abura ijambo, arambwira ngo nkugize nte, nkoze iki, humura ntacyo ubaye. Ubwo arambwira ngo narindi gutoratora ibyatsi byo gucana, kandi imvura yari yarayiguye. Mu gitondo ndamubaza nti nta kuntu ushobora kundeka kuvuga ngo uri gutoratora ibyatsi byo gucana ko imvura yarayiguye? Iyo mvura ibyo byatsi ufite inkwi ugiye gucanira ku buryo ziri bwumve umwotsi, isazi ntizizirye? Umuntu avuga arenga aminuka hirya, nta bundi buryo ki twongeye kubonana. Nyuma yaho twaje kubonana aho mviriye kwa muganga, atangira kwigosora ati ese harya ngo narakuroze? Kuki uvuga ko nakuroze? Ndeba undi muntu w'umugabo, ndamubwira nti hagarara aho ngaho mbabarira wumva ibyo ngiye kuvuga. Uyu muntu yakomeje kuntoteza kandi yarampemukiye. Uyu muntu niba yaragize ngo ibyo abantu bavuga ni amazimwe, ngiye kubimwibwirira by'ukuri. Ibintu wankoreye ijuru ryonyine rizaba ari ryo ribikwitura. Unyakiriye nk'umushyitsi, ibyo unyakirije ibyo ngibyo nawe mu ijuru bazabikwakirize kandi babikubye 7.
niko namubwiye muri iyo minsi yari abonye ndi mu kuva kwa muganga. Ambwiye atyo rero nanjye musubiza gutyo, ndagenda ninjira mu nzu yanjye ndaryama. Umwana yansigaga mu nzu akinze n'ingufuri, akazagaruka akaba ari we ukingura. N'ubwo buzima bwanjye nabaye. hanyuma ugeze kwa muganga hari Gatagara, udusobanurire abaganga bagufashije iki mbere y'uko, ni iki bagufashije ari naho dushaka ko kumenya ngo ese kuri kuvuga ngo Imana yaragufashije kandi yego ikorera mu baganga nibyo cyangwa igakorera no mu bandi bantu batandukanye, tubwira uburyo uvuga ko Imana yagufashijemo mu buryo budasanzwe nawe buri muntu uwo ari we wese ashobora kuba yabyumva kuko bidasanzwe. Mu buryo Imana yamfashijemo budasanzwe, Imana yakoresheje abakozi bayo ari bo baganga banyitayeho, ibaha imbaraga no gusobanukirwa, ibaha ubwenge bwo gusuzuma no kureba uburyo naba naravunitsemo. Ubwo aho hantu nari ndyamye nkihagera bankuye muri ambiransi, banjyanye mu cyuma bajya kumpima, bapima uburwayi bwanjye, imvune mfite niyo yiyo mwarebye. Noneho bamaze kumpima banjyana mu bitaro ndaryama, banshyiraho sima. Ubwo ndaryama kuri uwo munsi wo ku wa mbere, ku wa kabiri nibwo baje bafata akaguru baragakurura, amagufa akamanuka akomangana kugira ngo kongere kagaruke. Kugeza na n'uyu munsi ntabwo karasubira kuri gahunda, ntabwo kareshya n'akandi. Aho hantu rero nkimara kuva mu cyuma bahise banzirika, bakuyeho sima nari nakuye ku bindi bitaro, bahita bashyiraho bande, bashyira ku ndege. Indege nayo imazeho amezi 3 yose. Nibyo n'ibibazo naba narahuye nabyo. Hanyuma mu bijyanye n'abaganga, mu ibarwa ry'akaguru kawe byagenze gute? Ntabwo bigeze bambaga, barateguye ku munsi wo ku wa mbere bavuga ngo barambaga, noneho bagaruka ku wa 4 kuzuza raporo y'abo bari bujyane kubaga. Kubera rero nabaga imbere y'Imana nsenga, nsengera n'abandi barwayi twari kumwe, Imana yaranyegereye ikora imirimo n'ibitangaza, rwose ntabwo nabashije kujya mu ibagiro. Aho niho nizera ko imbaraga z'Imana zakoze kuri jye, ubwo bari bamaze kuzenguruka bavuga bati uyu nguyu arajya mu ibagiro. Imbaraga z'Imana rero zikaza kubera gusenga no kwegera Imana cyane. Noneho sinaba nkigiye mu ibagiro, bapimye kuri uwo munsi wo ku wa 4 basanga igufa ryamaze guhuza imitwe. Ese ubundi wumvaga wizeye gute, cyangwa nyuma y'ubwo burwayi wumvaga ufite icyizere cy'uko uri buze gukira iryo gufwa batagize ukundi baribaga nk'uko bari babigutezeranyije? Wumvaga ufite icyizere cy'icyo uvuga ko ntawe uri buze kukubaga ukabihakana? Icyizere cyo nari mfite cyari gikomeye cyane. Ntabwo ari bwo bwa mbere Imana inyitaho gutyo. Hari ubundi burwayi nari mfite, naburwaye ndi umwana mutoya, Imana ibunkiza mu gihe cy'imyaka 41. Muri iyo nta kurambirwa. Muri iyo myaka 41 nari mbere hagati muri n'iyo myaka 7 nari naramaze kwiheba yuko ntagomba gukira, ahubwo ntegura yuko ngomba gupfa. Igihe cyarageze umugabo anjyana kwa muganga. Angejeje kwa muganga, abaganga bifuza ko najya mu ibagiro. Babishatse ko njya mu ibagiro, w'umuzungu ati ndamubaga, ashyira ifishi ku gitanda nari ndyamyeho. Uw'umwirabura ntiyaba araza yihasanze, arabaza ngo ninde washyize iyi fishi ahangaha. Ndabimubwira ko ari muganga, arayihakura arayica, aragenda arajugunya. Wa wundi wari ugiye kumbaga ahageze asanze yahavuye azana iyindi. Wa wundi nawe aragaruka arayica, arongera azana indi ya 3. Wa wundi aragaruka arayica. Aho rero mbona ko ari imbaraga z'Imana zari ziri gukora ibyo bintu. Indwara narwaye ndi mu myaka 7
bakansiganira ndi mu myaka 38 bikanga simbagwe, noneho mu myaka 43 gutyo nibwo Imana yiyerekanye ikora ibitangaza, bwa burwayi burakira. Nkajya nsurwa n'abamarayika mu nzozi, bakaza bakambaza ngo ese wizera gukira? Ndi mu nzozi ndota. Ubwa mbere nagize ubwoba, ubwa kabiri baje bambajije ko nizera gukira, ndababwira nti ndabyizera. Bati tuzagaruka kugukiza. Baragenda. Ku bwa gatatu baraje bakoresha ububasha n'ubushobozi bwabo, noneho mbona afashe utuntu tw'utwuma dutoya cyane. Uwo marayika w'Imana afata utuntu turi nk'utwuma dutoya cyane, amaze kudufata arambwira ngo nindarame ndebe hejuru. Ndeba hejuru, arasharura, ni mu mwuka ariko ntabwo ari ibyo yakoze ku mubiri. Arasharura, arongera arasharura, ati genda ndagukijije. Mu mbaraga z'Imana nuko byangendekeye. Nyuma yaho nakomeje kujya mbona ndi mu kuboga ibintu bibi cyane, nkabihisha mu ntoki nkajugunya hirya. Bya bintu nabimaranye nk'amezi 8 mbiboga gutyo. Hanyuma yabyo abantu bakajya bambaza bati wivurije ko tubona uri gukira? Ni marayika w'Imana niwe waje kunkiza. Imana yanyoherereje marayika aza kumvura. Bati ntukajye utubeshya yuko wabonye marayika aje kukuvura, ibyo ngibyo ni ukubeshya. Barabipinga cyane ntibabyemera. Hanyuma yaho ndakomeza ngenda nkira buhoro buhoro, haza gusigaraho umubiri unagana cyane ureshya nka santimetero z'intoki. Ku mwingo nari mfite. Noneho ubwo barambwira ngo ninjye kwa muganga w'umuntu ngo bagicemo uwo mubiri bawukate. Noneho babimbwiye gutyo ndababwira ngo uwakuyemo iby'imbere ntazananirwa gukuraho icy'inyuma. Ibyo ngibyo rero nibyo bituma mpamya imbaraga z'Imana, kuko muri icyo gihe yankoreye ibintu bikomeye cyane kandi iranabyerekana. N'ubundi rero mu burwayi bundi nahuye nabwo muri iyo mvune, ndahamya ko Imana yari iri kumwe n'abo baganga bari bayihagarariye iruhande rwanjye, ari yo yatumye ndakurwaho akaguru, rya gufi kariteranya. Nubwo byaba bitarakira neza ngo ngire icyo nakwimarira, ariko ndahamya Imana neza yuko ibyo byose yabikoze, ikabikora mu mbaraga zayo. Amen. Ndabona washyize imbago hasi. Fata kuri iriya mbago yawe turebe uko bimeze. Rero murabibona, tumusanga mu rugo twasanze afite imbago ebyiri, ariko uyu munsi wa none agerageza kugendera ku mbago imwe. Ni ibintu bidasanzwe kumva yuko wavunitse igufa, wacitsemo, yewe ntabwo ari no kuvunika nk'uko mubireba ku gishushanyo, ni ugucikamo, ntabwo ari ukuvunika, kuko biratandukanye. Niko mbyumva ku giti cyanjye. Byibuze umuntu ashobora gutsikira, imitsi ikikanga, akavuga ati navunitse, cyangwa se igufa rigahindukiranya rikajya ahandi, ariko biragaragara ko ryacitsemo nyagucikamo. none acikiramo igufwa ry'ikibero n'igufwa riba riteruye ibintu, mbega mu muntu. Rero biragoye kuba wakwizera ibi bintu, ariko niko byifashe. Hanyuma ubu ngubu nizere ko ushobora kuba usobanukiwe imbaraga z'Imana ndetse n'imbaraga z'umwijima. Benshi mwavugaga ko cyangwa se hari abazi yuko ubwo bubasha bw'umwijima budahari, yuko umuntu ashobora kuba yakuvuna cyangwa akagukoresha icyo ashaka ku buzima bwawe, akagukorera icyo ashaka ku buzima bwawe. Noneho weho ku giti cyawe, noneho weho uzamo gute nyuma rero turi i Gatagara, batwatse mituweli mu kwezi kwa gatandatu, ukwezi kwari kurangiye bashaka ko dutanga mituweli. Noneho kuri 22 z'uko kwa gatandatu nasohotse nza guhamagara ab'inaha ngaha ngo batwohereze mituweli. Ndasohoka ngeze mu muhanda imbere y'urwibutso n'ishusho ya Bikira Mariya,
hagati yaho aho nyine mbere aho Kigoma hafi y'amarembo, nikanze imodoka imbere y'ishusho yanjye nabonaga imodoka ebyiri zije, mbona nta yandi makiriro yo kuzihunga, naragurutse ngo nsimbuke njye hakurya y'umuhanda, mba nkubise cya kibero cy'ibumoso ku mukingo wa regore gutya, ndongera ndazamuka nkubita umutwe w'inyuma, nkubita n'umugongo buracitse ngo hasi muri regore, agatelefone hariya n'agaceri k'ijana hariya. Ubwo nabyutse amaraso yose muri icyo kibero yakomeretse yacitsemo, nanjye nicyo nacitsemo cy'ibumoso mwese ni hamwe kandi ahantu hamwe. Urabona n'ubu ndangije imyaka kuva 2024 kugeza 2026, urabona ni umuhora, ntabwo inyama zacitse ku igufa zigeze zongera zisubiraho. Ubwo nararyamyemo, abantu baza kunkuramo, bankuyemo nka 11:00, ndagenda nereka umukecuru amaraso yavuye mu ruhu, mu mitsi aza inyuma mu ruhu, ntireba ukuntu byangendekeye, arikanga ashaka guhanuka ku gitanda, humura ndihangana. Ubwo nari mbabajwe cyane rwose biteye ubwoba. Bwarakeye mu gitondo mbona dogiteri araje, dogiteri akimara kwegera namwetse ntimuganire ikibazo nahuye nacyo, ntacyo mwamfasha, ati hoya uzasubira iwanyu muri hopitali yanyu ya Kinazi, nibo bazaguha uburenganzira bwinjira hano. Umukecuru naramubwiye nti ngiye guhamagara abo mu rugo baze bakurwaza, ararira ati mbabarira. Nagumye aho n'ubundi nkajya nkirambika kuri sima nijoro, mu gitondo nkumva ubuzima burabonetse, nkajya gutashya aho natashyaga, nkaza nkamutekera n'ubundi nkamugaburira. Ubwo ku itariki 12 z'ukwezi kwa karindwi nibwo neretse muganga mu matora ya perezida wa repubulika, ndeba uko meze. Yahise agenda ati nimugende babasezerere mutahe ujye kumenya ibyawe, nawe ndabona utorohewe. Uko nuko twatashye kuri 12 z'ukwezi kwa karindwi, ndaza mpangana n'ubwo bumuga, ndajya muri hopitali bancisha mu byuma, reka data ngo nta ndwara, birakomeza. Ku itariki 9 z'ukwa 9 nibwo naciyemo ubwa mbere hano muri hopitali ngo nta ndwara. Ku itariki 22 z'ukwa 6 kwa 2025 ndongera nca mu cyuma muri hopitali, barambwira bati ni ukujya CHK, mbura ubushobozi. Ndababwira nti mwa baganga mwe ndakennye, ntuye ahantu mu kabanza, mu kubona uko ndya ni kuri Mana mfasha, nabibona nabwirirwa ndaryama ubuzima bugakomeza. Ndaza nicara hano mu rugo, mbura ikintu nakora. Ku itariki 8 z'ukwezi kwa mbere mba ndababajwe cyane, ndongeye nsubiyeyo muri hopitali, bancisha mu byuma, barambwira bati igufa ry'ikibero ryaragoramye, none tukohereje i Butare. Umuganga se ko nta bushobozi, kandi nkaba ndahagarara, nkaba ntaryama, naryamye itako rimwe mu myaka 3, ngiye gupfa, ati mbigenze neza, genda ushaka ubushobozi, nugira icyo ubona uzaza. Naraje hano mu rugo muri aka kabanza kanjye, ndeba ikintu nakora ndakibura, nuko nza kubona udufaranga duke. Ejo bundi ku itariki nagiye i Butare, naje ejo bundi kwa 5, nyibutse itariki ziri ku bipande, nuko ndagenda njya i Butare. Maze kujya i Butare nagiye kwa 2, nagarutse kwa 5, ngezeyo bancisha mu byuma, ziriya za sikaneri zose nzengurukamo. Dogiteri arambwira bati ubu tugiye kuguha imiti utahe. Urihirirwa ni uwuhe mushinga? Njyewe nitangira mituweli, ndi mu cyiciro cya 2, nta bushobozi mfite, ariko impamvu nari ntewe ubwoba no gutekereza ngo bagiye kongera kunyereza CHK, ndashaje nta ntege ngira, nta mafaranga, ese yo nari mfite niba ashiriye hano mu muhanda, ahangaha nibanshyira mu bitaro bakambaga ndabigenza nte? Kubera no kurwara umuvuduko numva umutima ugiye kure. Abaganga barambwira bati humura tuza, turakohereje uratashye. Ubwo rero nuko bampaye ibinini byo kumfasha, ndasezera ndataha. Nageze hano ariko imisonga ni ya yindi, ndacyababajwe, nta kintu cyo kundengera mfite. Hanyuma ku bijyanye n'ububasha bw'Imana urabivugaho iki kuri icyo kibazo? Imana niyo ishobora byose, kubera ko ikintu ngarukaho, Madarina Mukadani yahamagaje Bibiliya ye, akajya asenga, abadogiteri bose bagaterana bakabyibazaho, akavuga ati Yesu azamvura, nta muntu uzankozaho icyuma cye. Kuko byabaye kuri ya ndege, igihe kiragera baradusezera turataha, nta mudogiteri wigeze amubaga, byabaye n'igitangaza ku badogiteri, barayobewe cyane. Nuko nanjye Imana ibinshubije gutyo, mba ndamucyuye ataguye mu byuma by'abazungu. Urakoze cyane. Ngaho mwabyumvise rero, ari uyu mumama, ari uyu watubwiye ko witwa Melania,
Mukantabana. ari Melania ndetse na Mukadani ariwe Maderena, batubwiye ko mu busanzwe aho batuye baje bava mu karere ka Nyamasheke, bishatse kuvuga ngo ni abimukira. Ubuzima bwabo bwa buri munsi ni uguca inshuro, birumvikana ko nta bufasha ntaki, yewe n'uyu nguyu birumvikana ko uretse kuba yarahagaritse gutya ubwo buvuzi bundi ntaho bwo arakira. Rero muri makeya ntabwo bashoboye kuba bagira icyo bikorera mu buzima busanzwe, babayeho kuri Mana umfashe. Ubwo rero nkeka mubyumva, buri muntu wese wumva ko hari icyo Imana yamukoreye cyangwa hari uko nayo we yumva hari imirimo n'ibitangaza yamukoreye, ubwo nahiwe ho kuba yakwegera cyangwa se akavugana n'aba mama uko ari babiri, noneho bakaba bagira icyo yabafasha, cyangwa se nabo ubwabo yewe ubu buhamya ni ubugaragaza ubushobozi budasanzwe bw'Imana, bitewe n'ibibazo waba urimo ibyo ari byo byose, hari intahe bafite mugani w'Abarundi we, ariko Imana itabyanzuye uwo mugabane. Rero intego y'ikiganiro yari ukugira ukwizera guhamye kw'ibibazo ibyo ari byo byose umuntu yaba afite, akaba azi neza ko igihe icyo ari cyo cyose Imana yakora kandi ikazitabara. Rero icyo wagira inama aka kanya umuntu uri kumva ni ikihe, ndetse n'icyo wamusangiza, kuba wakimusangiza ahubwo icyo wabwira umuntu wese urimo kukureba aka kanya. Umuntu uri mu kundeba no kunyumva, inama namugira ni ukwegera Imana ishobora byose, akagira kwizera gushyitse, akizera neza yuko Imana ishobora byose nta cyayinaniye. Waba ugeze mu bibazo bikomeye, ukegera Imana ugapfukama ugasenga, waba uri mu nzu iwawe, waba uri mu nzira ugenda, aho waba uri n'ubwo waba uri kwa mwene so, aho ngaho ikibazo kikugezeho, wapfukama ugasenga Imana ukakiyereka, kuko Imana iyo wayeretse ibyawe byose, ukayibwira ibyawe byose irabisobanura kandi ikagukiza. Mwene data ufite uburwayi bumeze gutyo, ndakwibwira nkwinginga cyane kandi nkwingingira Imana kugira ngo urusheho kuyegera no kuyishingikirizaho. Ibibazo biba byinshi bitandukanye, n'abandi bafite ibibazo bitandukanye, ndabinginze cyane kugira ngo murusheho kwegera Imana. Imbaraga za Satani zirakomeye, ariko ntabwo ziruta iz'Imana yacu. Imana yacu ni ishimwe cyane. Amen. Rero nk'uko mubibona twamusanze hano arimo araragira agahene, yatubwiye ko ari umuntu akaragiriye, sinzi. Rero birumvikana kandi mu buzima busanzwe ni abakecuru babayeho mu buzima bwo kuvuga ngo Mana afashe, nk'uko urabona ko nta mbaraga agifite ntazo. Rero umuntu wese waba ukozwe ku mutima n'iyi nkuru yiwe cyangwa se n'ubuhamya bwiwe, ari ahangaha kumufasha wowe. Birumvikana nubwo wumva ko yakize gutyo, ariko nta mbaraga, ikindi ntabwo twavuga ko arakira neza bya cyane, ariko wenda hasi hari icyizere gikomeye cyane kandi kiranahari, kuko nta mbago akigenderaho cyane umwanya munini. Ngaho rero gira hari agatelefone ugira, ku buryo wenda se hari umuntu ushobora kumara kureba iyi videwo ndetse akumva n'ubu buhamya, akavuga ati byanze bikunze ngewe ukwizera kwanjye ndi kumva kudashyitse, nshobora guhamagara uyu mukecuru wenda se akabinyibwira noneho ngewe, cyangwa se akampereza n'izindi nama ziciye ku ruhande, cyangwa se akaba yumva ko ashobora no kugira uburyo yagufashamo ubu n'ubu, yaba yabonye 500, yaba yabonye angahe, akaba yabafasha. Si wowe wenyine, ndetse n'uriya mukecuru wundi ari we watubwiye ko yitwa Melania, mwembi murababaje kandi mukeneye ubufasha bwa muntu, kuko ubw'Imana bwo bwarabonetse. Ikindi nayo izakomeza kubafasha. Ubaye ufite telefone y'umuntu ashobora kuba yaguhamagaraho, wayivuga nimero yawe: 078 26 52 418.